turabasuhuje rero abadukurikiye hano kuri PNP Empire by'umwihariko mu kiganiro FM Hall. Ubu rero tukaba tugarutse twongeye kubasuhuza kabisa, buri wese udukurikiye tumuhaye ikaze kandi nyine murakaza neza ahangaha mu kiganiro. Uyu munsi rero ubwo tugiye kubaganira, mwagiye muri biganiro bigiye bitandukanye twagiye tubagezaho bigiye bitandukanye. Uyu munsi tukaba tugarutse nanone tuvuga kuri bimwe mwagiye mwifuza ko dushobora kuvugaho. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu dusabwira yuko uyu munsi dufite umutumirwa, ariko umutumirwa wacu nyine araza kongera kubibwira nubwo bwashize yabibwiye, ariko araza kongera abibwire nta kibazo. Niyo mpamvu rero twongeye kubabwira tuti murakaza neza muri FM Hall by'umwihariko PNP Empire. So ushobora gukanda subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, kuko hanini bica kuri YouTube channel ya PNP Empire. So turakwakiriye. Warumeze? Fresh, namshukuru Mwenyezi Mungu. Unamshukuru Mwenyezi Mungu? Unamshukuru Mwenyezi Mungu. Hari igihe Igiswahili kinanira ariko nigeze nigaho gatoya. Wakibwira rero abadukurikiye hano kuri PNP Empire. Murakoze. Umeze ute? Meze neza. Ndabona ukimeze kiri mu mushyashya nka kwa kundi nagusize. Ndabona umeze neza rwose. Ntabwo nahindutse. Ndustempa twana. Ntabwo nahindutse, ahubwo iminsi niba yahindutse. Ariko nyine ngenda cyari wa wundi nyine, ntabwo nahindutse. Na soul cyangwa se roho ndiracyari yayindi, ariko nyine ngarukanye ibishya. Uko nari meze ejo hari ibishya ubu ngubu bihari. Wowe uko wari wambaye ejo siko wambaye. Gusa wagufotoye umubiri wambaye umubiri uracyari wa wundi, ariko se mu bitekerezo byose uracyari wa wundi. Nazanye ibintu bishyashya gusa. Umva ibintu bishyashya gusa. Byiza cyane. Byiza biryoshye, abadukurikiye rwose bagiye kumva ibintu bishyashya nabazaniye rwose bidasanzwe. Murakoze rero cyane gukomeza kudukurikira ahangaha nyine kuri PNP Empire. Tukaba turi kumwe n'umusore wacu nyine wambaye neza, akabaje nyine ngo yongera kuganirire mu biganiro byashize. Waramwumvise, waramubonye ibyo yavuga cyangwa se n'ibitekerezo bye. N'umusore rero ukunda kuduha ibijyanye n'ibitekerezo cyangwa se nuko isi hanze aha imboni yuko abantu babona ibi. Akaba ari cyo kintu tugiye kuvuga hano uyu munsi rero. Abakunzi b'ibijyanye n'urukundo muri hehe? What's up? We are coming for you today. Audio Jump. Audio Jump. Ko ibijyanye nuko bo batatinyuka gusaba urukundo ari ikintu kibabaje cyangwa se kitababereye muri iki gihe tugezemo. Ugendeye wenda ku mico y'abakera cyangwa ukabigeranya n'imico y'ubu ngubu, uvuze n'ikintu kijyanye n'abazungu. Ariko kuki muba mwumva yuko twakumva twajya mu mico y'abazungu cyane kurusha? Erega impamvu reka mbikubwire nk'ubu buryo. Abazungu ibintu byabo byose baturi imbere tujye twemera, sibyo? Ariko ibyo ni ibintu biri mental, ni ibintu byo mu bwonko. Ntabwo ari ibijyanye na science cyangwa se n'ibijyanye n'ubuzima. Urabona gukora imodoka, gukora indege n'ibindi bagiye badutanga gukora twe tutarakora, ni ibintu bitandukanye n'ibyiyumviro by'umuntu ku bijyanye n'urukundo. Noneho rero ntabwo nge siko mbyumva, ntabwo twagakwiye kuba tufata imico y'abari abazungu ngo tuyimike mu mico yacu, kuko n'ubundi nubwo bimeze bityo rega ntitwishimiye ko badukoronije. Nta nubwo twishimiye ko dushobora gufata imico yabo ya burundu ngo tuyibemo, ngo tuyikuriremo, tubikora ari byo dukora umunsi ku munsi, cyane cyane ku bijyanye n'ibyo kintu cy'urukundo. Niba umukobwa yumva yuko ari shy, ibyo ni ibintu biterwa n'ubuzima twagiye dukoreramo. Abakobwa nyenda bashyigikira cyane, kuko hari igihe aza akakubwira ngo aragukunda. Aba ntabwo mushyigikira ngewe. Uretse nkubwire impamvu ashobora kuba babikora cyangwa n'impamvu babikora, ntabwo bashobora kuko ni ibintu bakora. Impamvu nuko iyo akubwiye ngo aragukunda, mwebwe mwabasore mwe nawe udukurikiye, niba waragize umukobwa ukubwira ngo aragukunda, icyo nzi cyo either waramuretse kubw'inyungu runaka, murakomeza murakundana, ariko ntabwo wamukundaga. Ndetse abenshi mubatera inyuma
ku buryo asigara yicuza icyo yagize ate yagukundiye n'icyo yabikubwiriye. None wowe kubwo kurinda ugutonekara k'umutima we akicecekera akakwihorera, kubera ko abakobwa bagira ikintu buriya mu mutima wabo cyo kwihangana. Imana baremanye kwihangana ku buryo ageraho agakundana n'umuntu akazanamukunda nyuma. Oya, aho ngaho reka nkubwire, aba ntabwo twabyumva kimwe. Icya mbere, ubu ngubu umukobwa aramutse aje akakubwira ngo aragukunda, wamusubizayo? None se ntamukunda namubwira ndagukunda? Ntabwo wamubwira ko umukunda. Mu rukundo ikintu kibanze ni iki? Ni ukuri. Aho kugira ngo ubwire umuntu ikinyoma azababare, nge numva ko nahitamo kumubwiza ukuri aho kugira ngo azababare nyuma naramubeshye. Buriya rero ikintu akababara ako kanya. Buriya ikintu cya mbere kiruta ibintu byose. Buriya umuntu, umukobwa ugukunda, byanze bikunze wa muntu yagukunda koko, uba ushobora kubyihingamo ukamukunda. Ariko uzi gukunda umuntu utagukunda, uzi ukuntu bivuna. Uzagenda ujya kwirukanka ku mukobwa wowe ubwawe, ujye gutereta umukobwa ukutirize atagukunda, uzi yamaze kumenya ko uwo umukunda we atagukundiriza ibintu agukorera. So rero ngewe mu buryo bubiri bishatse kuvuga ngo gutya, njyaho kugira ngo umukobwa wankunda uwo ari we wese, ntabwo namwima agaciro, kuko iki gihe ubu aho isi igeze ubu ngubu, ntabwo turi muri bya bihe bya kera ngo ubundi hari ibintu imico twakuze twumva ngo gukora iki ngiki ngo ni icyaha, kandi ikindi kiriza yakwemera iby'imico biriya by'imigenzo. Imico ndayemera, ariko birango by'imigenzo za kirazira ntuzemera. Kirazira ijyana n'umuco nyarwanda iteka. Ntabwo byemera. Okay, nabyemera, hari ibyo nemera, hari n'ibyo ntemera. Ibicyo utemera, nk'urugero nk'ibyo utemera harimo iby'uko umukobwa kera ubundi uburyo ibintu byabaga bimeze, hari uburyo bwitwaga kwambika umwishywa. Kwambika umwishywa kera kwari ukugira ute? Kwambika umwishywa kwari ukwakundi kera, kuko ibyo bintu byahereye kera. Hari igihe abakobwa cya kera babaga baba mu ngo zabo iwabo, bo bagiraga udutimu bagira, cyangwa se navuga nk'amakipe y'inshuti zabo babana muri karitsiye runaka, bavuga bati tujya guca imikubuzo tuzajya tugendana tujyane turi nk'itimu, ku buryo nta musore ushobora kudutinyuka. Abakobwa wenda ubu mushobora kuba mutabikora bamwe muri mwe, ariko kera byarakorwaga. None abo bakobwa nk'iyo timu nta musore agutinyuka abo bakobwa, urumva? Noneho ko utabatinyuka, abasore bakoraga ikintu kimwe. Iwe warafataga ukavuga uti niba narakunze umukobwa nkaba ntari kumubona, cyangwa mbona mbicishije mu bundi buryo ubwo aribwo bwose, wenda iwabo baratunze cyane, twe ntabwo dutunze, kuko ibijyanye no gutunga inka kera byabaga ari umutungo w'ubukire. Noneho akavuga ati ntabwo uriya muryango nawishyikiraho. Ariko icyo bitaga kwambika umwishywa, we wafataga umwishywa, icyatsi cy'umwishywa, icyatsi gisanzwe musanzwe muzi, noneho ukajundika n'amata mu kanwa. Noneho rero ugacunga abakobwa kagatimu, cyangwa se kwa kundi bagiye guca imikubuzo mu gashyamba, ugahita uvuga uti ndamuregera, wenda ashobora kuba asigaye inyuma cyangwa agiye gusoba nko ku ruhande, ukamuhengera we wawundi wakunze ukamucungamo, ugahita ugenda ukamwambika umwishywa, warangiza ukamuvubiraho amata. Icyo gihe uyo wabikoraga bigatsinda waramutahanaga. Ariko se ko numvuze ibyo bico y'abakera abantu. Niyo mpamvu nyine icyo ndi kukubwira. Si ukukurira mu basaza ariko nyine nirangombwa mu Banyarwanda dukwiye kuba twakurira mu muco, tukanibuka umuco bituranga kugira ngo tutagira ibyo dutakaza. Icyo mpamvu rero mvuza ku kantu ni ukukwereka yuko hari ikintu gituma abakobwa batinya kugenda kubwira abasore ngo barabakunda, cyangwa kwiyangaje abo ubwabo mu rukundo n'abasore. Kuko umukobwa ari majorite 90% cyangwa 80 wiyangaje ku musore arababara, sibyo? Ese reka mubaze, ibyo byo nabyemera, ariko ibyo urabyemera. Kuki ibyo byemeye? Ariko ahanini akenshi rimwe na rimwe, ariko niko mvuga ngo rimwe na rimwe niko abasore babitekereza cyangwa babikeka. Rimwe umuntu atekereza yuko umukobwa wamukunze akerura akaza akabimubwira, akeka ko uwo muntu rimwe na rimwe ari umusazi, cyangwa wenda hari mbega ari ibintu nyine bitabaho bidashoboka.
ariko ntabwo ibyo bintu twagakwiye kubigira. Ubundi ni gute waba umuntu yaba yafashe umwanya wiwe wo kugutekereza akagukunda, wowe wamara kumutekerezaho uri kumukunda ari kugukunda, warangiza ukamukatira ukamwereka ko ibyo bintu ari gukora bitabaho, ko bitaba mu muco nyarwanda. Ubu ngubu se ko warumpaye urugero rw'ibyo ngo umwishywamo ngo akaza akawukwambika ngo akagucira amata ngo ibintu nk'ibyo nyine wari urumubwira. Ese kubera iki ko twakuze twese ababyeyi bacu niko twakuze batubwiraga yuko umuntu wajyaga ajya gushaka umugabo, urumva, babaga ari abantu bataziranye, umukobwa atemerewe kuva iwabo, abasaza bakagenda bakicara ahantu runaka, urumva, bakicara ahantu runaka, bamara kwicara ahantu runaka bagafata n'urugero bagasangira inzoga, cyangwa akavuga ati nakugurira nk'icupa wenda uri se w'umukobwa, nanjye ndi se w'umusore, kubera ko wishimiye yuko nakuguriye inzoga, wishimiye cyangwa naguhaye inka, akavuga ati ariko ka gahungu kawe ntikarakura, karakoze kariya rwose kamaze kugera igihe, ugahita umara iki, ukavuga ati nawe mfite umwana w'umukobwa, ugahita ugira ute ukabahuza bagashyingiranwa, wenda batanaziranye bataranakundanye cyane. Kubera iki? Yari imico ya kera. Ibyo bihe tuza kubirenga, tuza wenda mu bihe wenda by'abagarafrere wacu wenda bari imbere, batangira kujya wenda bavuga umukobwa atemerewe kuva iwabo, agenda yambaye ibintu bya rumbiya bikubura ku maguru, utabona wenda hano mu ntege ziwe, utagira ibintu byinshi ubona. Ariko ibyo bintu byagize ute? Byarahindutse. Ubu ngubu aho bigeze, umukobwa asigaye agenda ari flexible, agenda mu muhanda yambaye uko ashaka. Reka tubanze twamamazeho gatoya, turagaruka mu kanya, ariko mu stay tuned. Tugiye kugaruka ambwira ibijyanye nuko nyine ashyigikiye yuko abakobwa bashobora kuba basaba urukundo. Reka rero tubanze twamaze mu kanya gato, turagaruka mu kanya gatoya. Murakoze. Muri Green Iginari ibikorwa bihabarizwa architectural works, ibishushanyo bigezweho, amazu ageretse, tugomba ku bantu bacukura umucanga, amabuye y'agaciro, amabuye yo kubakisha, nabo turabafasha igiciro kiri hasi cyangwa kiri hejuru uko wifuza inzu yawe, bakabatanga serivisi kuba ubutaka butabaruwe land registration, bakabatanga plot identification, kuza ibyangombwa by'ubutaka. Audio Jungle. Audio Jungle. Turagarutse rero, tukaba tugarutse tumaze kwamamariza abadutumye, kandi nawe aho uri tukubwira ko utagakwiye kugira intinyi yo kuba waza tukakwamamariza hano kuri PNP Empire. Imiryango irafunguye kabisa, anytime anyway, aho uri hose, icyo ukora cyose turaza tukagufasha mu bijyanye no kumenyekanisha ibikorwa byawe mu buryo ubumwe cyangwa ubundi. So wari ukimbwira rero, ariko nyine wari utararasa ku ntego ngo umbwire ikintu wumva yuko abakobwa bagira imbaraga zo kuba batinyuka gusaba abasore urukundo, kuko njye ntabwo mbyemera, kandi ndashyigikira abakobwa, kubera ko abakobwa icyo gihe buri gihe iyo batandukiriye akaba yasaba umusore urukundo, umusore aramubabaza. Hari abakobwa benshi babana icyo kintu, kandi ikindi iyo yagukunze, twebwe kubera twiyumvamo ko abasore biyumvamo ko cyangwa mwiyumvamo ko Imana yabahaye ubushobozi bwo guhitamo, guhitamo ushaka, ukabona abantu bateranya ari nka 20 uguti ndatora uriya mukobwa, kandi kuko ukabikora bikagukundira, ukihiringa, ugahinga, ugasuzugurwa, ukagira ute, ariko ukazamutsindira. Ese ukeka ko uriya mukobwa utsindiye yakuze akabanganya ryo atarigeze agira umusore akunda, ariko abamufite, ariko se kuki wowe uhinze ukaba umwegukanye, kandi wenda nta n'ukwezi gushize mumenyanye cyangwa societe murimo? Okay. Aho ngaho ibyo ngibyo ndabyemera, ariko ikintu kimwe ngiye ndi kugarukaho, wenda suppose power z'umusore si kimwe n'iz'umukobwa, kuko uko nanone uko
kuko uko nanone uko umusore yatinyuka ntakagize mukeka ko ari zimwe. ariko urebye na generation turimo ubu ngubu twagakwiye kuba turi same level, twese turinganiye turi bamwe, kuko ubundi ni same level. Ahubwo abasore mwebwe mushavuza abakobwa, nicyo kintu ngiye mbashinja, akaba ari nacyo gituma abakobwa babashayi kugira ngo ajye kuza aguteho umwanya kandi wowe umwumvira ubusa. Ubona umusore iyo bamwumviye ubusa, sibyo? Ntabwo umusore ubundi acika intege. Sinzi uko biba bimeze, ariko ubundi abasore bafite uburyo baremyemo ko ashobora kujya hariya bakamutera indobo, yajya hariya bakamutera indobo, ariko umukobwa ntabwo ashobora kujya ahantu habiri ngo bamubabarize umutima abikomeze. Buri mukobwa agira experience y'umusore utiregeza amushimisha. Ariko rero ntabwo ngewe ibyo bintu turi kubyumvikana, kubera ko ubu ngubu iki cyegeranyo cyangwa iyi viziyo turimo ntabwo ariyo kumva ngo umukobwa yatinya umusore ngo agatinya. Ubu se ubu ngubu umukobwa mushobora kugenda muri hoteli runaka, mu tubyiniro runaka, ahantu mu kirori, umukobwa akaza ari hejuru y'imyaka 18 yagiye yasohotse. Urukundo nuko bitemewe. Ubwo rero ugasanga n'urugero yagiye wenda afite nk'imodoka ye, n'urugero yagiye yitwaye, urukumva yasohotse agiye kwenjoyinga ku mafaranga yiwe, urukundo. Ubundi ni gute nimba yateye intambwe yo kuvuga ati fasha umwanzuro ndasohotse mu rugo, ngiye kuryoshya mu buryo n'ubu, ni gute uzatinya kwegera umusore umubwire iki kuri ku mutima? Uko mwebwe mutekereza yuko ashobora, ubundi nimba ukiri muri wenda bya bintu bya kera byo kuvuga ngo umusore ngo aranyumvira ubusa, mbega nimba hari abantu bagitekereza gutyo bitinya, ngenda bagaya rwose b'abakobwa, mukwiye gutinyuka. Abasore ntago baryana, nta kibazo rwose. Ntago ntekereza ko umuntu nuramuka ubwiye umuntu ukamubwira ati ngewe ndagukunda nkiyumvamo nk'ubu buryo ubu n'ubu, rwose ntekereza ko ntago rwose ukashobora kuguhakanira, kubera ko nanjye nshobora kuza kugutereta nkakubwira ngo dukundane ukankatira, sibyo? Nimba unkatiye ndagenda nyine mbyakire ko wankatiye, ariko nujya kubwira umusore umwe ukamubwira ko umukunda, ashobora kuza. Abasore nta n'umutima mu bene, nta nubwo agusebya cyangwa akwandagaza, abikubwira mu kinyabupfura ati wenda bimeze bitya, mfite undi mukunzi nk'ubu buryo. Ariko nkubwije ukuri ko nujya kubwira umwe nujya kubwira babiri ukitinyuka ukabasha kubimubwira, nk'uko uba witinyutse ukavuga ati mfite amafaranga yanjye, ngiye kurya inkoko muri hoteli, ngiye kurya aka kantu akanaka, mfite imodoka yanjye nditwaye, ngewe niguriye imodoka nditwaye, ndasohotse cyangwa nsohokanye n'umusore cyangwa nkoze ikintu runaka umusore wese yakora. Nkubwije ukuri ko nta musore uzigera ugukatira. Rero hari ikintu uvuzeho nshaka kuvugaho gatoya. Uvuze ku kintu kijyanye n'uko ngo bakwiye kuza bakababwira bati cyangwa se ngo turanakatira cyangwa natwe tukakatirwa. Ariko n'umusore utinyutse cyangwa umukobwa iyo atinyutse akaza agasaba umusore akagusaba urukundo, ntabwo abasore mugira ikintu cyo guhakana. Ese ubundi ugira ngo impamvu ni yituma umukobwa ataza kenshi ko ari uko abasore mwemera? Kubera ko abasore hari inyungu zindi, kuko ntabwo bakunze guhakana. Abasore ntabwo ashobora kuza amubwira uti ndagukunda, wavuga ati oya mfite undi. No, arakwakira, nyuma yo kukwakira akakubeshya kubera ko yumva yuko umukunda ari uzashyiramo efforts nyinshi, akakwakira ahubwo yamara kubona wenda reka tubyite ngo yamaze kubona icyo ashaka. Iyo mumaze kubona icyo mushaka niko bakunda kubivuga. Ariko n'ubusore, ariko uyu munsi ntabwo ndi ku ruhande rw'abasore, ndi ku ruhande rw'abakobwa. N'impamvu bari shy mu bijyanye no kugenda bagasaba abasore urukundo, n'impamvu batabikora nicyo ndi kugira ngo mwumvishe, kuko abasore benshi mubyibazaho, mukibaza mutese kubera iki bataza ngo batubwire ngo turabakunda, ngo ndagukunda. Impamvu rero nta yindi, nuko iyo atinyutse akaza cyangwa batinyutse kuyuza la majorite ibintu byarafeirinze. Either umusore yamubwiye ati ngwino karibu, kuko ntabwo afite umutima wo kumusubiza inyuma, arafakinga love, arashobora kubeshya urukundo. Yabona icyo ashaka, bindi bivuga ngo yabonye icyo ashaka, cyangwa se kugumisha umukobwa hafi aho ngaho. Umusore akunda umuntu umwe. Please bakobwa, umusore abakunda umuntu umwe. Ntabwo umusore ashobora gufatanya inkundo ebyiri.
ariko umukobwa gufatanya inkundo ebyiri we birakunda. Impamvu bikunda nuko nyine bose baba ariko rero nubwo baba abafatanya gutyo, ariko niyo abakobwa nabo baba bafatanya abantu gutyo, nawe aba afite umuntu umwe akunda. Burya nta muntu ukunda abantu 10 icyarimwe, ariko we aba afite umuntu umutima we uriho, afite umutima uriho, ariko we afite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 2 kubera ko n'ubundi bo baje bamusaba urukundo wataranabazi. n'abasore ariko nuko no umusore ajya kubwira umukobwa ko amukunda yarabanje kumukontorora cyangwa hari ibyo yaranje kureberaho. Ariko tinyuka kuba umukobwa bayicaye hariya ari wabo cyangwa se muri societe runaka, ugaturumbuka iriya hirya ukaza ngo ndagukunda. Ese abazi igihe wamukundiye? Ese abazi igihe wamurebeye? Ntabyo abazi. We cyakora kubera ko ari kwakundi ko ariko bigomba kumera, nyine arakwakira tu akabanza gukora agakontorore ke. Hari n'igihe abasore mutabyihanganira ukaba wagenda. Kubera iki? We arategereza wa wundi akunda akabona ntabwo yaje kumusaba urukundo. Societe yo wakunda ntabwo iza ngo amubwira ati atera intambwe, n'uwageramutse kubye abyetse nawe amutera ishoti. Bimwe baki abasore mukunda vuga ngo ntabwo nabimenye, ngo ntabwo nari mbizi, iyo mubimenye nyuma. Ndabeshya? Oya, aho ngaho ntabwo turi kumwe rwose. Impamvu ikibazo kibibamo hagati aho ngaho, urumva? None se ubundi umukobwa yaramutse yabonye ko ubundi aramutse kuko wowe uvuze ijambo rimwe rivuga ngo umusore ashobora, uyu mukobwa mubwiye ko amukunda ntaho yagira, arabyemera kubera ko hari ibyo wenda n'urugero abashaka, ariko mu by'ukuri atamukunda. Ese wowe umukobwa nimba ugiye kubwira umusore, nimba umubwiye ko agukunda ukabona arakwakiriye, wowe hari watinda kubona ko akubeshya? Ubwo iyo umaze kubibona rero, uyu umaze kubibona ukora iki? Uwo muntu ushaka buryo ki uhita umugira ute? Umusezerera utarababaza umutima wawe. Kimwe nuko nawe musore, nawe ndikubwira, ushobora kuza uri kuvugira kote y'abakobwa, sibyo? Ushobora kuza gutya, ari mwumve ko ndi kuvugira kote y'abakobwa, ariko ibintu bihari n'ubutaha nababwira ko umunsi umwe tuzahamagara n'umukobwa ahangaha tukabivugaho, akatubwira nawe ukuntu abyumva cyangwa n'ukuntu abibona. Icyo nzi cyo ni ikintu cy'intimba babana. Unaherekare nkubwira nti aravuga ngo akenshi abakobwa bashaka ku bantu bafite gahunda, ntabwo bashaka ku bantu bakunda. Abo tubihuje mwandike muri comment aho mu mpakanye cyangwa mwemere. Njyewe icyo nzi icyo kintu kirahari, ariko impamvu gihari ni ukubera abakobwa babazwa nabo bakunda cyane, babazwa iyo babwiye umuntu ko bamukunda. Nicyo kintu ngiye mvuga kubera ko kirahari. Ntabwo ngiye nicyo kintu wambwiye, ntabwo ngiye. Omar uri hano wari marambwira ngo bakakwengo kuza, no baze rimwe kabiri. Wowe ufite ubushobozi bwo kubwira umukobwa rimwe kabiri ukajya ku wundi akakwanga, ubakajya 4 5, ariko umukobwa ntabwo afite ubwo bushobozi. Hari abandi bari kumuhamagara bashaka kumwereka ko bamukunda benshi, urumva, kuruta wa wundi akunda yaneretse ko akunda akamuca amazi. Niyo mpamvu buriya umuntu rero, reka nkubwire, umuntu ukunda iyo wamwihirinzeho burya bicamo. ubundi nyine yutababariye mu rukundo ntabwo bishobora gucamo. Uremera ukihiringa ukavuga ati rwose ndagukunda sheri. None se nkawe umusore, ni gute umukobwa, niki kintu ashobora gukoresha umukobwa kugira ngo niba akunze umusore koko agende, niyi system ashobora kugendamo ku buryo ibintu ari gukora cyangwa se ibintu ashaka kugeraho abigereho neza, imwe yifuzaga bigende neza. Ngiye nshobora kukubwira uburyo umusore ashobora kugenda ku mukobwa paka kuri ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa nyuma kandi akamutsindira. Ese ko abasore mukunda gutera kubabaza abakobwa bababwiye ko babakunda, ni ikihe yakora kugira ngo abaramuke abigendemo neza, agere kuri wa musore ntamubabaze? Kuko bibaho kenshi. Ubundi tuzi neza ko umukobwa wakunze umusore rimwe na rimwe bigaragarira mu bimenyetso, sibyo? Niko nakuze byumva, kandi ariko uri kwensista ngo bagakwiye kubikora ngo bakabivuga. Ibyo by'ibimenyetso nyine ntabwo ari byo. Nyine ngo teza amatwi n'abakurikiye mutubwire, bagakwiye kugenda nabo barakumva. Bagakwiye kugenda ukavuga ati njyewe wowe Omari rwose ndagira ngo nkubwize, hari ijambo rikomeye cyangwa hari ikintu ushaka kukubwira. Bakubwira ati rero mu gihe runaka tumaranye nkubona bimeze bitya, gihe rwose nabonye wakwiye kumbera umusore w'inshuti, mbega wakabaye inshuti yanjye y'ubuzima bwanjye, nyine tugakundana ukambera umukunzi, ukabimbwira. Icyo gihe ntabwo nzagusubizayo,
kuko umwanya wataye wo kuntekereza wo kungirira icyizere cyo kunkunda ntabwo nawutesha agaciro kimwe nuko nta wundi musore wabitesha agaciro ariko se kuki wumva ko abasore bose bazaza bahita basiba bahanagura bavuga ati ntabwo bishoboka ngo ibara rirabaye. Hari ikintu kimwe gihari buri iteka ngo buri muntu wese afite uwo bari kumwe niko nyambyumva ariko abasore ntimukanyemero wa benshi baba bari kugenderaho nta bashiri baba abakobwa abasore nta bashiri bafite ababaye babwira ngo bafite abashiri ntabo bafite sibyo ahubwo benshi hashobora kuba hari abakobwa 5 mu bakobwa 10 reka tufate abakobwa 5 n'abasore 10 nako 5 abakobwa 5 bose bashobora kuba bafite abashiri ariko ndakubwiza ukuri ko muri abo basore 5 babiri ashobora kuba ari bo bafite abashiri ya ni ibintu byinshi ni ibintu bikunze kubaho cyane cyangwa kugaragara abasore impamvu rero ni yandi warumbwiye kwa kundi nshaka kukubwira ngo umusore uravuze ngo ntabwo uzamusubiza inyuma ntabwo uzamusubiza inyuma nundi ntiyamusubiza kubera ko impamvu utazamusubiza inyuma ni ikintu kigaragaza ko ugamije kugira ute kumubabaza oya none se uzagukunda wese uzamukunda kuki umbwira ngo ntiwamusubiza inyuma wenda impamvu utamusubiza inyuma si ukugira ngo aze namara kuza none se ubundi reka nkubaza kubera iki ubundi umukobwa we abenshi ariko niko benshi nzi niko abakobwa barahakana abakobwa barahakana nge hari umukobwa umwenzi urumva ariko ntabwo nshatse kumuvuga izina urumva hari umukobwa umwenzi yakundaga guhora ijambo ntaho yageraga mu kanwa urukumva buri musore wese uje kumutereta akamubwira yego buri wese uje kumutereta akamubwira yego aramubaza ati se wentinze urumva ko umuzi ko hari ikintu muziho noneho banza wumve se ikintu nge nari ngendeye kumubaza namubajije ati se wari muri abatere bamutereta ari inshuti yanjye gusa twariganaga ari inshuti yanjye hari igihe buriya bafite inshuti y'umukobwa ariko mudakundana ariko muri inshuti mubwirana byose wari besto baba besto mugezweho muri iyi minsi aba yaramu besto reka tubwire no ariko yarashatse nta nicyo bitwaye none ko yashatse ukabivuga mu kanwa hakazamwo umwumva ikintu ngiye yashatse kukubwira ari bivuze gutya uwo mukobwa naramubajije ati se Rona tikaramere none se nukubera iki mu buzima bwawe nta oya ugera mu kanwa kawe buri musore wese uje ni pereza buri wese uje ni pereza yego nukubera iki yambwiye ati usanzira inzu uzasanzira zose ntabaza uruzera n'urutazera uwo mugani icyo ushatse kuvuga urabumva ndabyumva ubwo rero yari ashatse kumbwira ngo nimpakanira runaka se akaza uzanjyana nzamubwirwa n'iki ntabwo nzi ngo muri aba bose ndi gusubiza nshobora kumukatira nkamusubiza inyuma ugasanga niho mbereye umugabo niho ntwaye niyo mpamvu ntahoya ngewe uje ufite gahunda cyangwa tugakundana ubwo muri aba bose nyine nihaboneka mu wanjye niwe tuzajyana waba uzi impamvu se yakubwiye atyo ntabwo nta muntu utagira umuntu akunda umuntu wese afite umuntu akunda ariko mu kugira umuntu ukunda ntabwo twese duhabwa uburenganzira bwo kugera kubo dukunda ngo tubamenyeshe ko tubakunda cyane ko abasore mugira ikintu cy'uko mutereta abasore kenshi biyumvamo ko bagomba kugira gukundana n'abakobwa bafite icyo barusha buriya ni gake uzabona umusore agiye gutereta umukobwa ufite ibyo amurusha byinshi biri specific cyangwa se biri significant bigaragara mbese suppose niba umusore ufite moto cyangwa ufite agaskuta kawe bizagorana kujya gusaba umukobwa ufite imodoka ye RAV4 nouveau model cyangwa se afite agenda mu modoka nziza sibyo iyo ntinyi rero mugira yo kujya ku musore ku mukobwa ukurengeje amafaranga cyangwa ubutunzi n'ubushobozi umva ko ariyo ntinyi kubera ko uzi neza ko nta mahirwe ufitiye mu icyo kintu umva ko ariyo mpamvu abakobwa nabo iyo agukunze yumva yuko akenshi azahura na failure azahura no gutsindwa muri urwo rukundo
c'est impossible tugiye guhita duhuza kubera ibintu bibiri. turabihuza kuko tugiye nawe guhita ntabwo uri buze kunyemeraho ngo mukunda gutinyuka abantu babarusha ubushobozi. Audio Jungle.